hari tariki 23 Ugushyingo umwaka wa 2025 kuri Kigali Pele Stadium. Ibintu byari bicika hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS do Kigali. Ku mpande z'aya makipe yombi abafana bari bose barajwe inshinga no kureba uri buze kwegukana umukino w'uyu munsi hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya AS Kigali. Aya makipe yombi wumve ngo yarahuje ikibazo ku mpande zombi, kuko aya makipe yombi asa n'afite umwenda abafana bayo y'intsinzi, kuko ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport mu mikino 3 yose ishize ntabwo iratsinda, ndetse kandi ku ruhande rw'ikipe ya AS do Kigali nayo nuko bimeze. Noneho ibintu byaje kuba gateranzamba ndetse bihasha igitutu ku bafana b'ikipe ya AS do Kigali ubwo bavugaga ko baheruka gutsinda ikipe ya Rayon Sport muri 2023 ubwo bayinyagiraga ibitego 2-1. Ibi byasaga naho bigiye kuzamura amashagaga maze bigatuma ikipe ya AS do Kigali ihasha ndetse ikanataka ikipe ya Rayon Sport. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba muri stade Pele Stadium. Ibintu byakomeje guhasha igitutu bituma abatoza bombi bashiramo abakinnyi bakomeye kandi bakakaye bagombaga guhangana n'aya makipe yombi. Kurangwa ikipe ya AS do Kigali umutoza Shabani yahisemo kubanzamo niyo nkuru Pascal ndetse na Elize yungirizwa na Onyable Mirushwa Eme ndetse niyabivuze Oze. Aba bari abakinnyi bashoboraga kwataka ndetse bakanahabya ikipe ya Rayon Sport. Kurangwa ikipe ya Rayon Sport nabyo ntibyari byoroshe, kuko Haruna Feruzi umutoza utoza ikipe ya Rayon Sport yahisemo kubanzamo Yusu Dianye ari nawe wari kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse ashiramo Cindy Paul Jesus, yongeramo Kitanga Kabange, Ndayishimiye Richard ndetse na Ishimwe Fisto yongerezwa na Bayisenge Emeriki ndetse na Adama Bagayo. Aba barabakinyi bashoboraga kwataka ikipe ya AS Kigali ubundi bakayibiza ibyunzwe aha muri Pele Stadium. Ku isaha y'isa 9 nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi maze atangiza igice cya mbere cy'umukino. Mu minota 4 ya mbere ikipe ya Rayon Sport yari isa n'ifite amashagaga ndetse no kwerekana ubushongore n'ubukaka mu mujyi wa Kigali, kuko yasaga niyoboye umukino kugeza ku minota 15 maze batera kufra barayibushwa. Gusa umukino wakomeje kuba gateranzamba, ariko ubona ko ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ibintu bisa naho ari byiza, ni mu gihe ikipe ya AS do Kigali ntabwo yagaragazaga icyitegererezo cyiza. Ku mpande zombi abafana b'ikipe ya Rayon Sport barimo bazamura amashagaga, ariko abafana b'ikipe ya AS Kigali kubera ko bari nabakeya nta mashagaga bari bafite, ariko basaga nabicaye ku ijambo rimwe bagira bati ikosa rimwe gusa ikipe ya Rayon Sport ishobora gutahana amarira. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba, gusa uko bagendaga bashondana Rayon Sport igice cya mbere yakomeje kwerekana umukino mwiza, maze ku munota wa 45 ndetse n'uwinyongera umusifuzi aho amwifirimba agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye, cyane mujya kwitegura mwitegure kuza mwataka turaburize gukubita ndahareba inzega mu gice cya kabiri. Bidatinze umusifuzi yongeye aho amwifirimbi agira ati igice cya kabiri cy'umukino kiratangiye. Amakipe yombi yatangiye hangana, ariko uwitwa Adama Bagayo yakomezaga kwataka ndetse yigaragaza muri uyu mukino, kuko ne wasaga n'uwigaragaza mu gice cya mbere ndetse no mu gice cya kabiri. Ibintu byakomeje kuba gateranzamba, gusa ku munota wa 69 Nshimyimana Tarisisi yaje gutungura aturitsamo umushoti mwizamu, maze igitego cya mbere cy'ikipe ya AS do Kigali kiba kirinjiye. Abafana b'ikipe ya Rayon Sport batangiye guhisha umutwe mu mapantaro, abandi batangira kureba aho bagana basa n'abakubiswe n'inkuba, kuko ibi byose byasaga n'ibyerekana ko ikipe ya Rayon Sport yahawe akanya ko kwidegembya mu gikipe ya AS do Kigali yamanukaga igahita itobora urushoti rukanyeganyeza incundura. Ku munota wa 83 Nshimiyimana Olivier nawe yaje gutungurana maze ashotamo igishoti kirekire, maze incundura zongera kunyeganyega. Ubwo nibwo abafana b'ikipe ya Rayon Sport batangiraga kureba bagira bati ibi ni ibiki abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Ni mu gihe kandi abakunzi ba APR ndetse n'abakunzi ba AS do Kigali barimo bazamuka mu birere bagira bati ikipe y'umwanzi murakoze kwiduhashiriza. Ngayo rero nguko uko byagenze kuri uyu munsi, ubwo ikipe ya AS do Kigali yashwanyagurizaga kuri Pele Stadium ikipe ya Rayon Sport.
mama se ibi biribuze gucura iki? Ikipe ya Rayon Sport ikomeje gukubitirwa hareba inzega, ni mu gihe ku munsi wa mbere wawubanjirije babaga barimo baseka ikipe ya APRFC ubwo bayisekaga ko irangije gushwanyaguzwa n'ingagi mu karere ka Musanze kuri stade Bworoherane. Nje wagezaga iki kiganiro na Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV 1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Ciao ciao.